ishuri rero ukabana n'umwana ukajya umubona n'umwana mugenzi wawe ntabwo uzi ubuzima bwawe ejo akagushora mugasambana wenda ntaguteye sida ntaguteye inda ariko akanoze sida dufite ikibazo gikomeye cy'abana bacu murimo murangirika sida irabuze ubuhuha nubwo abantu batakibibona bimanitse nubwo mutakibona ko abantu banywa imiti ntabwo tukibona abantu bananutse ntabwo tukibona abantu bangana kwa muganga ariko sida irahari izi ni impanuro kenshi iyo tuzibabwira gutya ntabwo muzungu bamwumva dusa nk'abababwira stress nyinshi cyane ariko ikintu nizera ijambo wateye mu matwi y'umuntu ushobora kutabyumva uyu munsi ariko wagera muri sakabisi ituma utekereza kuri icyo kintu rya jambo rikagaruka uhura nabyo kandi mu by'ukuri bari abantu uhura nabo nta rukundo runini baba babafitiye nta zindi mpuhwe ni ukuvuga ngo ni mpambuye abikora afite icyo agushakaho umuntu utarakubyaye kuko yabitangiye ukabona umuntu agufashije nta kindi kintu agushakaho akaza ari igitsina mudahuje ari umugabo cyangwa ari umusore cyangwa ari umugore cyangwa n'abahungu niko bimeze abahungu se n'ibihari umusore umukobwa rwose ufite amafaranga cyangwa umugore murabumva bashuga mami n'abashuga dadi ntabwo ndababona ariko barahari agaprofita ko afite ubushobozi wowe utabufite akaza kugufasha muri ubwo bushobozi wowe ukagira ngo ni impuhwe agufitiye ariko inyuma yaho akazavumukamo ikintu rero ni byiza kwirinda kwisanga mu maboko y'umuntu ari we wese ubona akora ibintu ubanza ushakisha impamvu iri kumutera gukora biriya bintu. Umuryango witwa Elayon twatangiye muri covid dutangirira turi online tuza kugira ubuntu covid irangiye bwo guhura turi abantu bava mu matora atandukanye ntabwo dushingiye ku idini runaka ngo wenda nguraba umurayon uturuka ha uva ha oya tuva mu matora atandukanye Catholique, ADPR, Anglikani, Zayoni, Restoration, Vivante yose nayo mvuze yose arimo turimo women harimo abantu benshi batandukanye rero twahuye kubwo kugira ngo tugire igikorwa cyiza dukora twandikisha imbere y'Imana amen ngo muri Mateyo 25 haravuga ngo nari ndwaye ni Yesu abivugaga nari ndwaye ntimwasura nambaye ubusa ntimwanyambika nshonje ntimwangaburira abantu bazaba bageze imbere ye ababwira ngo nimumve imbere mwabivumemwe kuko ntigeze mbamenya kandi bavuga bati twarabwirije twarigishije twagize gutya mu izina ryawe abwira ati ndabarahiye ntabwo mwagezeho Imana iratubwira ngo duhaguruke dusohoke tugende tugere kuri bari abantu dusange Yesu aho ari muri bari abantu ni igikorwa rero tugira muri Elayon cyitwa inshuti za Yesu ziri muri abo bantu n'abantu bagera muri 5 harimo imfubyi abapfakazi abarwayi abagororwa n'abatishoboye abo ni abantu Yesu aturamo cyane rero kugira ngo tuzabone Yesu dusure Yesu tubageraho rero aba n'abana bamwe muri abo ngabo muri abo bantu 5 twitaho tubonamo Yesu twatangiranye nabo Hope rero akaba ari muri komite nawe n'ushinzwe sociale niwe mujya mwumva tunyuzaho kenshi cyane yakira amafaranga niwe wakira amafaranga yaba yanyu yaba n'ibindi bikorwa bijyanye na sociale niwe mubitsi wacu akabijira handi ubona we ko bidashoboka Imana irabishoboye hari ahantu igihe Elayon yageze nawe wenda ntibishoboka ibyo bateganyije ariko Imana ishobora kwirongera ishobora gushaka undi muntu kubera wowe wakomeje kuba imbere y'Imana no kumwizera no guharana no gukora ugira ishyaka ryinshi uharanire ejo hawe hazaza uvuga uti ngomba kuba niba nakarabaye engineer why not me nanjye nzaba engineer niba naka yarabaye iki nawe ntabwo yavutse ngasanga kiri cyo nawe yashyizemo imbaraga nyinshi cyane arabiharanira hari abana tujya tubona nk'igiye kuri za social media ukaranga umwana ngo afite imyaka 18 ngarinjiza billions kibazo uyu mwana yazitangiye gute ukumva ngo yakoze ngo yatangiye ubukorikori ugatangira ngo gushushanya abandi ngo yararirimbye abandi ngo yiganye umuntu yabonaga ngo nakora atangira kubikora akiri umwana ariko arabiharanira ashobora kuba yabigeraho hari abantu b'imfubyi benshi bageze kure
umunsi wa none ari abayobozi bakomeye cyane. Umunsi wa none abayobozi dufite bakomeye cyane n'abana bavuye mu cyaro cya kindi batari bafite no kwiga byari bigoye cyane. So uyu munsi niba bishoboka biharanije hamwe n'Imana, ariko nawe ushime imbaraga wanga uvuga ngo icyatuma nagera ku ntego zanjye icyo nzakirwanya, nukirwanya nawe Yesu azakurwanirira. Imana ikomeze barinde kandi bashoboze bacira inzira. Tuzishima ejo nitubabona muri abantu bakomeye, muri abanyamakuru, mukora muri za banki, muri abanjiniyazi, arimwe muhagarariye imihanda, arimwe mwubaka amapula yose yo muri uyu mujyi. Tuzaba tuvuga tuti Mana yanjye wakoze ibikomeye, nuko natwe tuzabishimira Imana ikamugisha. Dufite abana baturuka i Nyamata, tukagira n'abana baturuka Rukumberi muri Ngoma. Uyu rero abana n'ab'Ingoma, ariko bose nyine bamwisangamo, sinzi ukuntu bihuza nkajya kubona ndabona bose arabazanye n'abatugejejeho. Niwe duhamagara, niwe umenya uko byagenze. Turabigushimiye mama, Imana iguha cyane umurimo ukora nawe, Imana izakugororera. Ntabwo dusaba ikiguzi, ntabwo tumuhemba, murabizi. Arabakunda cyane cyane, abararira ijoro, arahamagara akambuza amahoro, ari igihe ambura, ariko arahamagara uko byagenze. Rero mujye mumuba hafi, mumukunde, kandi nababaza amakuru muyamuhe, mumufashe, mumube hafi. Imana rero ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Ngira ngo sinzi hari ufite ijambo muri mwebwe ryaba iryo gushima cyangwa icyo wavuga. Nagira amahirwe, ni ibintu bitashobokaga, igihe narebaga nkabona ntabwo byashoboka bitewe n'uburyo nabibonaga, mbona yuko nyine kwiga kwanjye bigoye. Ngira amahirwe nyine uyu mubyeyi araza aradusanga, nyine Imana imukoreramo, Imana isohoza icyo yagambiriye ku buzima bwanjye. Ndayishimiye rero, kandi nshimira n'ababyeyi bemeye kumvira umwuka w'Imana. Ibyo byose rero nyine mwese ndabashimiye, no kuba ngezaho ngera no kubona aragize icyo menya byose n'umugambi w'Imana. Nitwa Tuyishimire Elisa, nanjye ni umunyeshuri, niga ubukanishi Nyarugenge mu murenge wa Kanyinya. Yego, ni urugendo rukomeye, njye naturutse kure, ariko iyo ntekereje hirya iyo, na n'ubu numva ari ishimwe rikomeye, kandi by'umwihariko nkashimira Abamaneri, kandi nanone nkashima mu izina rya Elayon Family. Kuba ngewe mvuga ngo umwaka urarangiye ngiye mu wundi mwaka, ni ibintu biba bigoye. Ngewe naperereje amakuru y'iwacu aho mvuka, nsanga ari nge muntu byibura ugiye gukandagira mu mwaka wa 6 segonderi. Narize bigoranye, ariko ubu nabonye umubyeyi igihe cyo ku ishuri kigeze aranyishyurira nkiga. Imana ijye imuha umugisha. Rero ndashima aba bagenzi banjye duturukana i Nyamata, kenshi nkunda kubibabwira ngo byibura tuzajya ahantu Abamaneri ateranira atabizi, tujye gushima Imana, tuvuge imirimo n'ibitangaza Imana ikora. Rero bitewe no kwihugeraho nyine, murumva ngiye mu rugo nisangayo. Iyo ndi ku ishuri mba ndi mu ubwo buzima, iyo ngize icyo nyenda nkarwara ndi ku ishuri ndaguza, iyo ngeze mu rugo bisanga nkore nishyure y'amafaranga nagujije. Rero iyo ngezeyo mpasanga ibibazo bigiye bitandukanye, bikaba ngombwa ko ntaboneka, rimwe na rimwe ubwanjye nkanibura. Ariko ndashima Imana kubw'uyu munsi, kandi ndashima Imana kubw'uyu muryango wose. Ejo bundi naganiriye na pasiteri wanjye, ndavuga nti muri iyi minsi ndumva mfite ikiri muri njye kingana nk'ishimwe rikomeye kuruta kuva nkivuga kugeza na n'ubu. Arambwira ati ibikurimo nibyo byinshi, ibyo utaratekereza ariko bikurimo ni byinshi. Jya ushima Imana uko ugiye ahantu hose, ushima Imana. Rero gushimira ni byinshi, hari n'igihe wenda uko Imana igenda ituzamura tuzashima birushijeho, ariko turabashima. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Kubwa Abamaneri no kubwa famiye, no kubw'ifamiye ndetse n'umuryango wa Elayon, byose ndashima Imana ko byakemutse, kandi nkaba nishimye no kubw'uyu mubyeyi nawe, igihe cyose duhura nawe
ni byinshi nawe adufashamo kandi kuba nawe atumenya kandi akatwitaho ni byiza cyane. Murakoze. Nitwa Niragire Janine, nuka mu karere ka Ngoma, umurenge wa Rukumberi, nkaba niga mu mwaka, nkaba ngiye level 5 masonari. Njyewe ndashima Imana n'umuryango wa Rayoni, niga sineato, nari ndi ku ishuri bari kudusohora amafaranga. Ngeze mu rugo uyu mubyeyi arambwira ngo subira ku ishuri, Imana yakwishyuriye. Ndavuga ati Imana ishimwe. Ikindi nkaba nshimira Mama Neri, ndagushimiye kandi turabikunda. Nkaba nshaka ko gushimira na Rayoni yose. Ndashimira umuryango wa Rayoni, barakoze cyane kuko byari bigoye. Hari igihe kimwe twari turi ku ishuri baratwirukana, ndataha mbwira mama banyirukanye, nese ko ari njye jyenyine ufite, uragira ngo ugende gute? Mama Erika araza ati mwana wasubira ku ishuri. Niyo ndi mu ishuri ujya kumva abana baraje barambwira ngo ngwino mama waraje. Naza ngasanga ni Mama Erika, akambwira ariko mama aragukunda, ngahora aza kubasura. Twese akatwegeranya ati genda urebe undi mu wa gatatu, genda urebe undi mu wa kabiri. Tukaza twese, abaporofe bacu bose na diregiteri azi ko ari mama wacu. Niyo hari ikitaragenda neza aravuga ati reka nze ndahamagara mama aze abimbwire, mwebwe byo muri bumbwe sindi bubyemeye. Akamubwira ati ni ukuri byo turi kukubwira ni ukuri, nawe ari hafi kuza. Ko mwese ndabashimiye, Imana ijye ibaha umugisha. Nanjye ndi umubyeyi uturuka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba, ariko ikintu cyanejeje ni uburyo nahuye n'umuryango wa Rayoni. Ni ababyeyi beza, Imana ijye ibaha umugisha, bashyigikire n'imiryango yabo, bahisemo neza. Ngiye nkimara kubonana na Mama Neri akambwira ati rero nabonye abana ariko nawe ndagushaka kugira ngo ujye uba mu ijwi ry'ababyeyi urera abana. Nanjye abana mfite abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe. Rero ntitaye kuba ndi mu rugo jyenyine n'umusaza, nshimye Imana cyane ko umutware wanjye atambuza guherekeza abana. Kandi iyo mbarimo mba numva ntarabyeyi 4 gusa, mba numva n'abandi ari umuryango mugari cyane. Njya mbaganiriza cyane nkabwira ngo amahirwe nk'aya zarimwe mu buzima, ntimuzapfusha ubusa abana banjye. Nihagira ikibazo muzagira muzangane, nzabaganira kandi nzabagira inama kandi nzabaherekeza. Mbere yuko batangira kukwishyurira n'uyu munsi, mbere byari bimeze gute, uyu munsi bimeze gute mu myigire n'imitsindire? Nawe tubwire. Amazina yanjye yitwa Mukaranga Proteine. Mbere batangira kujya kundihirira nari ndi ku ishuri, nibwo nari ngiye kujya mu wa mbere. Noneho ngira amahirwe njya ku rusengero, ngiye gusenga ntashye aribwo ngiye kujya gutangira ku ishuri. Ari umunsi wa mbere ngiyeyo ngiye kwiyandikisha, ndataha. N'ubundi Mama Erika araza arambwira ati hari umuterankunga yavuze ngo arashaka kukurihira. Mbwira mama na papa, ndababwira ati nahuye n'umuterankunga ushaka kundihirira, ko n'ubundi ubuzima tubayemo nyine ntabwo ari ubuzima buri hejuru cyane, n'ubuzima buciriritse. Arambwira ati Imana ishimwe kuba ubonye umuntu ukurihirira, nta kibazo reka tujya kubaza Mama Erika. Mama Erika aransobanurira, arambwira ati ni umuntu ushaka kuzajya ubafasha muri buri kimwe cyose mukeneye. Arambwira ati Imana ishimwe kuba muye nawe, ariko iyo ntaza guhura na Mama Neri cyangwa wenda ngo aturihirire, n'ubundi ubu ngubu ntabwo mba ndi mu ishuri, mba nararivuyemo, wenda ngarukiye nko mu wa mbere. Ndashima Imana rero ku bwa Mama Neri, ku bwa famiye ya Rayoni, kuba naragiye mpura nabo, nagiye nungukiramo izindi nshuti, nagiye nungukiramo n'ahandi hantu hose ntazi. Hano i Kigali ntabwo nari mazi, nahumvaga gutyo, ariko ndashima Imana yuko mazi. Murakoze. Mbere na mbere ndabashimiye ku bwa Mama Neri, nshimye Imana mu mutima. Umuntu ntiyabura gushima kubera ko ibyinshi umuntu aba yaraciyemo bidafite umumaro. Ndabyibuka njyewe bibaho, ariko njyewe ababyeyi banaye mfite imyaka 10, ndakeka mfite imyaka 10 banaye byo kwiga byahise birangiye. Ubwo ngubwo nigira mu matungo, njya kuragira ihene z'abandi. Ndabyibuka twahuye nimba ari ku wa 3, ndakeka ku wa 3, ku wa 6 gutyo.
twahuye ngiye mu isoko kugura ihene ahangaha ati yari ari kumwe n'utundi twana twishe ashaka kuturihirira noneho turaganira anyoboza iwabo w'abo bana nanjye turaganira arambaza bimeze bite wowe ni byiza se wowe uriga wapi ntabwo niga byagenze bite n'ubushobozi biragoye nyine kubona umuntu nkanjye ndashaje mfite imyaka myinshi ndabyumva ntabwo nigeze nkandagira mu mashuri nafashe umwanzuro rero kubera Imana iranshoboza numva impanuro ze nsubira mu ishuri gutyo nangira mu wa gatatu primaire nangira ahantu bita Karambi kuko ntabwo nigeze nkandagira mu ishuri nagarukiye aho ngaho nagarukiye mu wa kabiri ariko nabwo nta kintu nari nzi ubwo natangiriye mu wa gatatu kwa nari inkuze nakabaye ndi kuragira ubu mba ndagiye inka ndi gupfa nabi ariko ndashima Imana mu mutima yuko ngeze amagingo nzi Kigali mpura na bagenzi banjye twishimye tugasangira amanere ndamukunda n'ukuri kw'Imana izamuye n'ukuri ndamushimiye mbikuye ku mutima kandi Imana ijye imusubiza aho yakuye ariko ndashimira Imana cyane kuba ubu ngubu twigana na Bonheur niga mu wa gatanu ubu ngubu ndizera yuko Imana yo mu ijuru yakoze ibintu byayo bikomeye cyane ndashima Imana muri iyi myambi iyo tubafite mu biganza rero tuba dufite imyambi y'intwari rero muri intwari mugomba gukomeza ubutwari bwanyu aho tubarashe niba tubarashe ku ishuri mugende muri intwari muzaveyo muri intwari amen mugaragaza ubutwari bwanyu apana ubuswa apana kugenda mu bibigwari abantu bafatwa mutari mugende muri iyi myambi y'intwari kuko mwavuye mu biganza by'intwari sibyo mu gihugu mu mudugudu ahantu hose mu itorero mube abambere mube mu b'imbere mu b'intwari Imana ishimwe cyane haleluya ngo kandi hahirwa ufite ikirimba kigize gute kibuzuye ngo abameze batyo ntibazakorwa n'isoni abafite ikirimba cyuzuye aba bana bavuye mu biganza by'Uwiteka ntabwo bazakorwa n'isoni ubwenge bwanyu umuco indangagaciro imyitwarire yanyu myiza uko muzitwara ibyo byose ni ingabo cyangwa n'intwaro muzakoresha munesha abanzi bacu imyitwarire inesha abanzi bacu umwanzi abashaka ko dukorwa n'isoni ariko niwitwara neza igihugu ntikizakorwa n'isoni umuryango n'itorero ntizakorwa n'isoni Imana ibahumugisha iri jambo murigire ryanyu Zaburi 127 mugende muyicarane muyisome aho muzajya mugera hose mugira gute muyisome amen Imana ibahumugisha reka mpaguruke rero dusenge Imana amazina nitwa Ngirasoni Nadia Asuma abandi umuyobozi wa Lion Mountain Prayer n'umuryango mugari twatangiye muri covid ukaba ugizwe n'abantu abari mu gihugu imbere ndetse n'abari hanze y'igihugu aba diaspora kandi tukaba duturuka mu matora atandukanye n'abakristo ndetse abantu bafite umutima wo gufasha wo gukorera Imana binyuze mu mirimo myiza ya sociale ubaye nk'ubikomerezaho imirimo myiza ya sociale Lion ubundi ni iki cyatumye ivuka uretse kuba yaravutse muri covid ni nihe mpamvu yatumye muyoboka ibijyanye na sociale Imana iguhe umugisha ni ikintu gikomeye kandi ni ikintu cy'ingenzi kukivugaho igihe kimwe nagize inzozi ndarota mbona umuntu muremure cyane araza arambwira ngo tuzamuke umusozi Lion tuvuga umusozi Lion usa uzamuka gute arigendera nimvuye mu nzozi ndavuga Lion ndasoma asanga na ahantu Yesu yatinze hafite amateka akomeye cyane muri Yerusalemu Yesu yarahabaye yarahasengeye Yesu yafashije abantu niho yigishije intumwa ze gusenga niho yatanze ibimenyetso by'ibizaba bya nyuma yakora ibintu bikomeye ndavuga kumbi Imana iradukeneye muri ubwo buryo dukeneye kumva amakuru y'Imana ishaka tuzamuka uwo musozi ariko twawuzamutse mu buryo bwo gusenga dutangira online hama rero haciye iminsi kuko twumviye Imana tukawuzamuka angarukaho wa muntu araza mbona arimo arantwara tugeze ahantu ku kiraro turi muri bisi y'abantu benshi tuvamo bisi isa n'ipfuye tutambutse
arangije tuvuyemo havamo undi muntu w'umusore ariko sinabashaka kubona amasura yabo. Aravuga ngo ariko ngo habuze abantu ngo bajyane ubutumwa bwiza bwa Yesu ngo binyuze mu gushyira abana mu mashuri ngo ndetse no gufasha abantu babaha ibyo kurya babambika bafasha abadamu. Ako kanya mbona abantu bose baracecetse, ndavuga ngo ngiye nta kibazo. Nkibara kuvuga ngo nta kibazo, mbona aranyambukije ikiraro, mbona mbonye ikigo kinini cy'abana, abana kuva ku bato mbega bari ingeri zose, ariko nkabona ishuri binjiramo byari ishuri binjiramo bambaye uniform ariko bagasohokamo bagorowe. Rya shuri rigorora bagorora ingingo bagorora, nkabona bakavuga ko basohokana amasima ko babagoroye. Ndabwirwa ngo niko nshaka kubikora binyuze mu mashuri. Bega ndabwirwa ngo Imana irashaka ko dufata abana mu izina rya Yesu tukabohereza tukabashyira mu mashuri tukamahirwe yo kwiga, noneho Yesu wenyine bakamenya ko ari Kristo babakoreye icyo gikorwa. Bakamukunda binyuze mu kwiga, bakamukurikira binyuze mu kwiga. Rero nyirango niyo mpamvu mwabonye abana benshi bavuga ati Imana Imana Imana. Nuko byagenze ndavuga Mana none se mbigenze gute? Imana ijya kunyobora rero byihuse na sinabivuga byose, ndongera ndaryama ngira izindi nzozi. Mbona mfite amafaranga kuri telefone, nari mfite 5,000, nari mfite 5,000 mu ntoki. None ngiye kubona mbona nsohotse mu nzu, ninjiye mu cyumba kimwe nsangamo famille imwe ishonje cyane. None barafatanye ngo bipfire. None ndavuga kuki muri hano, yari umugore n'umugabo. Barambwira ngo rega ngo tumaze iminsi 3 ngo tutarya, ngo twabuze icyo kurya, ngo kandi ngo turashonje tugiye gupfa twahisemo kwipfira. Ndavuga oya ntibishoboka, ngiye mfite 5,000 hano, reka nihute njye kubashakira icyo kurya. Ngo nyasohoka mbona kuri telefone yanjye umuntu anyohereje 50. Ndavuga ngo wow, ngiye gukora stock ya babantu bashonje. Urumva ya nzozi za mbere bisa naho zari zitangiye. Ndirukanka mu gihe ngiye gushyirizaho ya 5 kuri telefone nihaye umwagenti arayirukankana antwarira 5. Ndiruka kumba umwagenti aranyobora aho abana bari. Yari inzira y'Imana, byari mu nzozi. Ndiruka nkahamagara n'umumama aranyibye kuko ya 5 muri icyo gihe cy'inzara imeze gutyo, byari ibintu bikomeye. Ariko abantu bose banga kumufata pe. Ndiruka kugeza igihe yangereje ahantu mu kibaya hari igiti kinini. Icyo giti cyari kirimo abana benshi ingeri zose, ariko abana bababaye bashonje batiga bambaye ubusa. Mpageze mbona abasirikare barabagose, bega nka patrouille barimo baragenda kuri iyo nzira. Nkajya mbwira abasirikare nimumfatire muri abo bana hinjiyemo umwana unyibye, ntanyibye 5. Bati se mbwira umutwereke. Nahagera ati mubuye, nkamubura ko nasanze bose basa, sanga abana bose barasa, habura umwana n'umwe umpaye 5. Wa mwana bifura aramanika aravuga ngo ninjye yatwaye. Ntambwira none se ko wamwere 5, ngo rega ngo nsigaranye 3,500, ngo twari dushonje cyane, ngo twakoye icyatanu nicyo twariye. Ampereza ya 3,500. Ako kanya mitamagana ndababaza ngo ese mubonye abantu babafasha bakabavugira mukajya mu mashuri mugasubira kwiga, mwakiga mwabishobora? Bose bavuye cyane ngo twabishobora. Ntabwo none mwakemera guhitamo Yesu mukamwakira nk'umwami n'umukiza, hama noneho natwe tugasohoka tukabakorera ubuvugizi na Yesu mwakiriye akatujya imbere mugasubira mu mashuri? Bati rwose twabishobora. Ako kanya bose barakizwa, bari benshi barakizwa bakira Yesu. Numva umutima wanjye uranezerewe cyane. Babasirikare baradufasha, dusohoka ngo nabwira ngo ubu rero ngiye kubavugira mpereye mu nzego z'ibanze, mwitorero mu bakristo, ntikuzamuka kugera hejuru, mwese mujye mu mashuri. Uko niko byagenze. Ndangije rero ndakanguka ndavuga Mana ndaheraye, nambuka cya kiraro. Nambwira ngo none ntwabonye bambuka ikiraro njya Bugesera, no hari ikiraro. Ndavuga Mana ndajya ariko simfite ubumanye nawe. Nagiye nta nabantu ndabibwira na Erayono nababwiye nyuma ho maze kubanza kumva. Ndavuga ko nimbwira umuntu ibintu barabyumva gute, ariko rero urumva ko yari hari dufite urubuga duhuriraho. Ndagenda rero mpera ku mashuri yarahari. Hari umama uri yo Erayono nabwo hari ikigo nshaka kuzo cya secondaire na primaire, nkumva ibibazo bihari. Nkigenda mura rero n'abana mu nzira 3 twara two mu muhanda, baramwe waduhaye ijana. Ndabwira murashakira mbacaho ndigendera. Ngeze imbere ijwi irambwira ngo none se abantu uje gushaka haraho mwasezeranye bari uciyeho uzi wacireho iki? Subira inyuma babana ndabareba, ejo mwagaruka hano tugahura? Bati cyane.
mbahumwe nagiye mu iduka ndavunjisha mu 500 nk'ikimenyetso cy'uko nibusange bayatanze iwabo nzamenya ko ari abana. Niko byagenze, nabwira muyatware mwihute muyajyane iwanyu. Niko byagenze, abana barayatwara. Ejo saa 4 hantu twarahahuriye hariho mwumvishe Boneri we twakwindaho baraturanye yikururira ihene. Nakabaza se uyu muntu mumuva ko hari abantu benshi bona abantu bashungereye kundi mu rugo bwana abandi bavuga ngo Imana iguha umugisha, ariko Imana igirira neza. Twagenze urugendo rurerure Murambi ni Karambi, njya ku bigo by'amashuri, njya kubandikisha mbaza uniformo, urumva primaire ntago bishyura. Ubundi babacaga 1000 cy'amakopi ngira ngo 100 sinzi niba ari iryiki aribyo baguse na uniform. Ariko ndashima Imana icyo gikorwa naho cyatangiriye cy'ijwi ry'abana mu mashuri. Abana mu mashuri tuvuye aho kubandikisha, mvuye kubandikisha bwo urugendo runini cyane, twamanukaga imisozi tukazamuka. Hari abantu kuntu bayiga bazamuka mvuga Imana uso bazemera kujya kwiga hano hantu. Yize Imana abana baranyemera mvuga ati twebwe icyo dukeneye ni kwiga tuziga. Mu gihe ndimo ndahimukira zanzo zimwe zasohoye ngihutishije, ngiye kubona mura kuri telefone hari umunywereje 50. Ndavuga Mana ya 50 nayange se nayabana baje se nayiki twirambira ngo ibuka zanzoze bya 50. Nahise mbwira abana ntimutahe duhite dukomeza mu isoko Inyamata ngira ngo Bonera arabyibuka. Tuyagenda Inyamata tugezeyo njya mu isoko ngura uniform kigore nakibonye ngura amakaye ndabogoshesha nshaka udupfukamunwa byari bikiri muri covid imaze kugabanuka mu gato. Abana bagenda bishimye tujya ku ishuri bariga. Njya kuri cya kigore rero nasanze abakuru bwira mama ntingewe njyana kuri icyo kigo arambwira ati nzaye umubyeyi uje kwafasha. Nkagira nsanga ikigo gifite ibibazo bikomeye cyane, nubwo nabwo ari leta yakoze uko ishoboye pe iragerageza, kandi murabyumva abana bangana gutya mu gihugu ntabwo biba byoroshye. Baragerageza bagakora ubushobozi bwa bagabanyije amafaranga pe. Urumva nasanze icyo gihe ngira ngo bishyuraga 19,500 bishyuraga 19,500. Umwana hari ahantu ro mwumvisha ahantu bagiye baturuka kugira ngo umubyeyi azabone 19,500 ntabwo byoroshye. Urumva icyambere cyo iwabo nibateka nibarya barya ku ishuri bagatahira utwo kurya two ku ishuri. Bantekereza ayo makuru yabo bose kuko ibigo abarezi babazi n'imibereho y'abana. Barambwira ati abana rero n'utu dufaranga batubonye babona n'icyo kurya kuko iyo batashye ntabona icyo kurya. Barambwira ko dufite benshi, nabwange ntago nshaka benshi mube mumpaye 5. Numvaga Imana yamaye target y'abana 10 mbe mumpaye 5 kuko hari n'abandi. Niko byagenze. Abana b'Inyamata turatangiranye ijwi ry'abana mu mashuri. Ndaza ntanga inkuru rero, ntanga inkuru yanjye ndavuga Imana irambwira ngo umugisha wa mbere naguhaye n'abantu bari abantu ufite niwo mugisha wa mbere. Cya kabiri ni akanwa, ntabwo ngusaba ubutunzi ufite, ndagusaba kuvuga ibyo wabonye n'ibyo wumvishije. Ndashimira Elayono, naragenda bivuga aba Elayono bahagurukira icyarimwe. Ngira ngo umwe yaravuze ngo ngiye b'abana bose ndabarihira. Umwe ahita afata abana bose 5 arabarihira. Ngiye mu murimo w'Imana Rukumberi, ngezeyo banjyanye mu murimo w'Imana banyohereje ko ndi umukristo nsengera muri Zayoni naho nkorera umurimo w'Imana. Banjyana muri Zayoni ya Rukumberi, umushumba tugezeyo ngo ayoborwa ko nsigarayo. Naho nuko byagenze, sigayeyo nkora igiterane cy'iminsi 3 ko nzasura nkamara iminsi 3. Ngikoze dushoje abana baranyegera bafite umubabaro mwinshi, baranganiriza ati turashaka ukubona nkabya mureka abana bazi. Ndabumva Imana irambwira ngo abana rero nabo ushobora kugira icyo ukora binyuze muri kwa kundi. Vuga n'umushumba n'uyu mubyeyi na komite, ndabwira mufata abana muhere kuri aba banganirije murebe n'abandi bakeya, hanyuma tugire gute ndabo ndebe ko nabasha kubavugira. Ariko nta bushobozi mfite, siko nababwiye nta bushobozi mfite, ngiye kuvuga gusa mujye munsengera ngene mvuge. Niko byagenje abana 10 baruzura. Rero mu byukuri aba bana ni nk'abari bo twatangiranye. Elayono imaze imyaka 3, urumva muri iyo myaka 3 abana twaratangiranye n'umwaka wa 4. Bamwe bageze senior 6 barasoza uyu mwaka. Ni ishema ry'umuryango rya Elayono ndetse n'igihugu. Turashimira abantu bose badufasha. Icyo dukora rero twebwe muri uyu murimo ni guhinduka ijwi. Twabyise ijwi ry'abana. Mu byukuri ushobora kuba ntafite ubushobozi bwo kurihira umwana, ariko ku ruhande rwanjye hari umuntu ufite ubwo bushobozi atazi icyo yabukoresha, ni ukugenda akabubwira. Icya kabiri nshobora kuba mfite 5 uko ntanga amakuru nabo bakaza. Niko twabigenjeje. Nta hantu hanini tubonamo abantu bemera gufata umwana akavuga ngo nzajya ndihira umwana umwe, barabafata. Ubu dufite nk'ababyeyi 3
biyangaje kujya barihira umwana ku giti cyabo. Ariko ubundi bushobozi rero bwo ntabwo twavuga ngo dufite ikigega, nta kigega Elayon igira ko dukorera online, turahura gusa rimwe na rimwe, ariko ubu nibwo twabonye ofisi yo dukoreramo. Turabishimira Imana, aha turi ni ahacu naho dukorera, Imana yaduhaye. Ntabwo ari abadufasha gusa rero abanyeshuri, nuko uyu munsi aricyo gikorwa twakoze kugira ngo tubaganirize, twumve ibitekerezo byabo, tubankuraje, dusangire nabo, tubabwire ko turi kumwe nabo, tunabasengere. Ariko dukora n'ibindi bikorwa byo gusura abarwayi kwa muganga. Buri mwaka tugira igikorwa dukora amasaka cy'abarwayi. Hari ikindi gikorwa Rukumberi twakozeyo nacyo kinini, twaremeye imiryango 60 ihene, nabyo byavuye mu maboko y'aba Elayon, ni mu ntoki, ntabwo tuvuga ngo dufite budget, mu ntoki. Dufatanya n'umurenge gusanira umuntu wari ufite inzu itameze neza, hama tubashyiraho n'ikigega cyitwa Baho. Abacitse ku icumu n'abantu bavuye hanze, abantu batuyeho bihurizamo, badafite ubwo bushobozi barema icyo kintu, tubaremera icyo kigega, kirahari, kirakora neza. Ubu ni ibintu natwe twumva dushimira Imana, kuko twumvishijwe turakurikira. Habaho umuntu umwe gushaka kumva, ariko Imana ikazana amaboko. Naho byaturutse n'ibyo bikorwa. Ubu turenda no gusura, turategura ikindi gikorwa tuzabibamenyesha, gikorwa cyiza cya buri mwaka. Ariko ikidushishikaje cyane n'abana mu mashuri, inama cyangwa icyo nasaba, nk'uko Imana yangize ijwi, kugira ngo byose mbirangirize hamwe. Ntabwo byoroshye, ariko biranakwiriye. Mwabonye abantu uko bangana. Aba bana iyo batabonye support, iyo batabonye umutaka bajyamo, muri iyi myaka yabo umutaka nta wundi n'ishuri. Ntabwo babwira ngo bajye gucuruza, n'umucuruzi ntiyabakira. Ntabwira ngo bajye kubaza, n'ubaza ntiyabakira. Ni ukuvuga ngo ikintu tugomba gukora twebwe nk'ababyeyi, cyangwa se nk'abakristo, cyangwa se nk'umuntu wese ufite umutima wafasha, ni ukuremera abana ubutaka. Abana bakabona umutaka wo kwihishamo, bakabona umutaka wo kwihishamo, ari wo ryo shuri. Ntabwo bazawubona rero utabigizemo uruhare, nanjye ntabigizemo uruhare. Rero icyo nabasaba bakundwa, niba Imana yarakugiriye ubuntu, kakuvana mu rwego rumwe kakugeza mu rundi, wenda hari amateka abana banyuzemo nawe waba waranyuzemo, ariko ukaba ufite ubushobozi ubu ngubu bwo kugira umwana wabasha kurihira ishuri, ubikore. Imana izakugirira neza. Ugira umwana ubera umutaka, Imana izaguha umugisha. Niba utanabufite ariko ufite ubufite, mwegera umubwire. Imana ishimwe cyane. Twebwe turi hano nk'abahuza, turabahuza banyu n'abana. Ngenda haguruka na bagenzi banjye tukajya gushaka abo bana, tukamenya imibereho yabo, tukamenya imyigire yabo, tukamenya ibigo byabo, tukabahuza, mukabafasha. Natwe kandi tukagira icyo dukora. Rero Imana ibaha umugisha. Primaire ntabwo bishyura. Primaire buriya bishyura igihumbi, ariko bakeneye ibikoresho, umutwo, amakaye, uniform, tuntu twahindutse ku kigo. Secondaire barishyura. Nayo ubu ngubu bishyura 15,000. Wa mwana wavuye hahandi mwumvishije, cyangwa hamwe nawe wavuye, wibaze kubona ibyo 15,000 biragoye. Ariko wowe 15,000 mu gihembwe cyitwa amezi 3 wabibona. Niyo wasavinga 5 ku kwezi, mu mezi 3 wabanye 15,000, umwana ukamurihira akiga. Mu mwaka ni 45,000. 45,000 mu mwaka wisevinze, ugagira umwana ufasha, Imana yazaguha umugisha. Muri interna imibare dufite, abana dufite bari hamenshi, n'umwe ubu dufite uri 115. Aba ni 92, 94, 92,500, ntabwo birenga aho. Mu by'ukuri mu mwaka 100,000 ni amafaranga 30,000 n'abingahe ku kwezi. Ntabwo ari amafaranga menshi. Hari igihe ushobora kuba ufite ubwo bushobozi, ukaba wafasha uwo mwana akiga akarangiza. Amashuri agoye cyane ni ukuva muri primaire akinjira secondaire. Secondaire ni abana barimo barapfira, kuva muri 6e primaire akajya secondaire birahagarara. Yageze muri tronco nabwo kenshi birahagarara. Rero ndabasabye kubw'imbabazi z'Imana, nimutwumva mukamubona abana, muzatugane dufatanye uyu murimo, tubasha kugira abana benshi, duhindurira ubuzima bivuye mu mbaraga zawe n'izanjye. Imana izabaha umugisha. Iki ni cyiciro cyavuye muri secondaire n'abajya muri university. University ntabwo yoroshye. Abana bacu turarangiza ngo bize diplome y'ikige nta kintu iri kubafasha. Dufite abana benshi bicaye ubu batabasha kubona akazi kubera ko ntabwo barangije university, imanite nta kintu bamariye muri iyi minsi. N'udufaranga yajya gukorera tw'ibiraka, abana benshi ntibafite imiryango, n'imfubyi n'abana birera, arariha iyo ghetto, niba ari ghetto narangiza ashakemo uwo mwenda, ashakemo ayo mavuta, ashakemo icyo cyo kurya. Mw'abantu biragoye.
abana benshi niyo mpamvu nukubabona biroha mu biyobyabwenge bashukika, umuntu akaza akamushuka ngo azajya amwishyurira inzu cyangwa agiye kumwishyurira minerivare y'ishuri akamusambanya, akamukoresha ibidakorwa, akamukoresha ibintu bibi. Ariko njye nane duhaguruka tudafite ikindi kintu tugamije tugafasha uriya mwana, azasimbuka na biriya bibi byose, azasimbuka biriya bishuko byose, abashe kugera ku nzozi ze. Icyo gihe igihugu kizaba gitsinze, umuryango utsinze, n'itoro ritsinze, nawe ubwawe uzaba utsinze. Uzava muri iyi si uvuga ngo Mana warakoze, kuko hari umuntu nabashije kugira umumaro. Iyo dukoreye aba bana ikintu tuba dukoreye ishyanga rinini, kuko abana bazavamo abantu benshi banabo bazabasha kurera abandi bakuze benshi. Ibaza imbuto yawe umwe gusa washoye mu mwana umwe izaba igize uruhare mu muryango munini utazi ukuntu uzabungana. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Mubikeneye kudufasha, mukeneye kutwunganira ibitekerezo, mukeneye kuduha inama, mukeneye ko tubahuza n'ababana cyangwa kutubaza uko tubigenza, turahari, tubahaye ikaze. Dukorera mu Giporoso i Remera. Hanyuma wenda turabaha contact zacu kugira ngo namwe mutujoyininge. Dufite abana 10 ubu ngubu dufasha, ariko turifuza kugira no mu 100, kandi 100 twarigeraho bigizemo uruhare, nanjye bigizemo uruhare. Ntidushaka inyungu, tubikore nk'abazagororerwa. Muri Mateyo 25 niho twahagaze. Imana yatubwiye yuko nitugera imbere ya Kristo ntabwo azatubaza ubutumwa twabwirije, ntazatubaza abo twabohoye, abo twirukanyemo abadayimoni, azatubaza icyo twamukoreye. Niba twaramusuye, niba twaramwambitse, niba twaramugaburiye. Rero nshuti y'Imana, iyi mirimo izatuma tujya mu bwami. Kandi bavuze ngo nimwumve imbere mwabivumwe mwe, sinigeze mbamenya kuko mutabikoze. Hari igihe twibwira ngo ko dusenga cyane, tuba mu nzu y'Imana cyane, tubwiriza cyane, dufite amavuta cyane ngo bizaduhesha ijuru. Oya, nitugera imbere ya Yesu azavuga ngo njye ntaho twahuriye, wari mu rusengero ko ntaho twahuriye. Icyanyuma nsorejeho, Kristo ntabwo atinda muri bariya bari hariya. Kristo ngo ajya gushaka imwe yazimiye, ahora ari inyuma y'izazimiye, ahora ari inyuma y'abari abantu batawe, ahora ari inyuma y'abantu babaye victime badafite shinge na rugero. Rero twe tukibwira ko Kristo tumusanga imbere ku gatuti cyangwa tumusanga imbere mu turi kubwiriza. Oya, Kristo aba yagiye ari hari ahantu, hano aba yahasize mwuka wera, ariko haba hari izazimiye agiye gushaka. Mureke dukurikire Kristo, tujyane nawe gushaka izazimiye, agenda twereke ngo yarazimiye, mumumfatire ukuboko tumuzane. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza.